urashaka kumenya uko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirus. Urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke, abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta. Akurikira ikiganiro ejo. Iyo mihindagurikire rero y'ibyo abantu bakoraga isaba ko abantu bahindura navuga imitekerereze. Ngewe ko numvaga kwifata abasaza. Ubu ndi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira. Ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko mbishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho. Ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID-19. Kurikira ikiganiro ejo kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu isaa 12 z'umugoroba kuri radiyo Izuba ivugira ku 100 ndetse na radiyo Ishingiro ivugira ku 107.5 FM. Ikaze mu kiganiro ejo cy'uyu munsi. Iki ni ikiganiro cya 23 mu biganiro 30 muzagezwaho n'umuryango Ejo Youth Eco ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi hagamijwe kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka zatewe na COVID-19 mu Rwanda. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero tugiye kuganira ku ngaruka z'icyorezo cya COVID-19 ku mikorere y'abatwara abantu kuri moto. Iki kiganiro gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Naho nge mujye kubana nkibagezaho nitwa Nicole Giraneza. Tubahaye ikaze. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda mu kiganiro ejo. Reka ikiganiro cy'uyu munsi tugitangire ku bitekerezo by'abakora umwuga wo gutwara abantu kuri moto bazwi nk'abamotari, batubwira uko bari guhangana n'ingaruka za COVID-19 ku mikorere yabo ndetse n'ibibazo bagihura nabyo muri iki gihe. Reka tubumve. Cyangizeho ingaruka cyane ko kiza ntago nari mbyiteze. Ingaruka za mbere ari kutiteganyiriza kuko twakoresheje nabi bijyanye wenda nabyita nko gucunga umutungo wacu, bituma rero tutabasha kubona ayo mafaranga kuko byakagombye mu ngo zacu. Urumva moto niyo yaduhahiraga yari itakigenda, urumva rero ntago byari neza cyane mu rugo, ntago byoroshye. Narwanye nabyo, urumva nyine byabaye ngombwa ko umuntu yajyamo no mu madeni, ariko nyine n'ubuzima butari bworoshye. Ubasha kubivamo neza nuko umuntu aba yaragiye akora yizigama, noneho ko kwizigama ariko kukugoboka. Naho imisoro cyakora bari batugabanyirije, urumva twabaga mu makoperative, ko koperative nizagira ikintu zidufasha kandi zitangamo amafaranga. Urebye abagenzi twatwaraga baragabanutse, nk'urugero nk'abanyeshuri n'amasaha, bitewe n'amasaha bagiye baduha, none byagiye bigira ingaruka ku mafaranga umuntu yagendaga yinjiza ntibikunde. Guhangana n'icyorezo cya COVID-19 byaturutse ku bushobozi bw'umuntu yari afite, uburyo yari yarizigamye, nibyo byatumye hagenda umuntu abyitwaramo neza, ashobora kugisohokamo yitwaye neza. Ubuzima nyine bwarahindutse mw'ibi bihe, murabizi amezi angahe yabayeho turi muri guma mu rugo. Ibyo byose ni ingaruka. Hari n'ubwo urabona kiriya cyorezo cyaje gitunguranye, n'ubwo tukikirimo ariko impinduka zarabonetse kuko turi kubasha gukora, nubwo wacyura dukeya ariko uri kudukoraho ukabasha kuba wakora. Naho ku bijyanye n'amakoperative yo, koperative y'ikibazo kiracyahari. Niba amafaranga turi kuyabona ari makeya adahagije, bo ntago mu bijyanye no kutunaniza ntago bigeze babigabanya. Mu kuvuga ngo ibintu by'imisanzu cyarakomeje kubitwaka nyine. Bijyanye n'ibyangombwa, serivisi urabizi hari ubwo ziba zitagenda neza. Assurance zararangiye, zirangira tutari mu kazi. Turabashimiye aba bamotari. Bati intego ubu ni ugukora cyane kugira ngo twigobotore ingaruka imikorere yacu yagizweho na COVID-19, nubwo tugihura n'ibibazo bitandukanye bibangamiye imikorere, birimo no gusabwa gukomeza kwishyura ubwishingizi n'ibindi nka mbere. Ese ibibazo by'abamotari abasesenguzi mu bukungu babisobanura bate muri iki gihe? Teddy Kaberuka ngo wasanga bikwiye kwiganwa ubushishozi. Reka tumwumve. Byumvikane ko igihe bakoraga cyaragabanutse. Kuba cyaragabanutse rero hakagombye kugabanukana n'ibyo nabo bishyura, haba ubwishingizi, haba amafaranga bishyura muri rura kugira ngo babone uburenganzira bwo gukora, kuko nimba barishyuye iminsi 365 y'umwaka, ikigaragara nuko bazakora hasi y'iyo minsi. Nukuvuga ngo nabo icyo bishyura kugira ngo service batange bayibonere uburenganzira cyakagombye kugabanuka. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ku kijyanye rero n'ubwishingizi ni ikintu gikomeye. Ni ikintu gikomeye mbona hakenewe ko leta ifata navuga iya mbere.
yo gutanga umurongo uko bizabarwa, kuko ntago ari ubwishingizi gusa bw'abamotari, kuko n'abantu bose, ko nimba moto zitaragendaga nimba imodoka zitaragendaga nta accident zabaye. Ni ukuvuga ngo ibigo by'ubwishingizi byakoreye amafaranga kandi nta serivisi biha abaturage. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, ariko si kiriya gihe cyo cyaguma mu rugo gusa, n'iki gihe turimo amafaranga binjiza ku masaha 24 atandukanye nayo binjiza ku masaha makeya baba bakoze. Bivuga ngo na risk baba bafashe, kubera ko ubwishingizi bujyana n'ibibazo ushobora guhura nabyo uri mu kazi. Rero kubera ko amasaha yo gukora yagabanutse, n'ubwishingizi bwakogombye bukabanuka. Nkibaza ko hari ibintu bibiri bikenewe. Icya mbere, leta cyane cyane aha ndavuga banki nkuru y'igihugu ko ariyo ireberera ubwishingizi n'ibigo by'ubwishingizi, bagomba kwiga nk'uko biga ibindi bibazo bijyanye n'ingaruka byatewe na COVID-19, bakiga bagatanga umurongo uko ubwishingizi buzabarwa muri iki gihe. Ntabwo ari ibigo by'ubwishingizi bigomba kunguka, bigomba kugabana ayo mafaranga n'abishingirwa. Ni ukuvuga ngo ntabwo mvuze ngo bazasubiza amafaranga, ariko bashobora ku mezi y'umwaka utaha, aho kugira ngo abantu bazafate uwari kurangiza yenda ubwishingizi mu kwezi kwa 12 bakamwongera y'amezi 3 abantu batakoze. Noneho bikaba navuga ni nko guharirana kugira ngo impande zombi zunguke. Icya kabiri, ubwo navuze ku ruhande rwa leta ari ireberera serivisi zihabwa abaturage, ariko abamotari turabizi ko bakorera amakoperative no muri federation. Ni byiza ko bakora ubuvugizi muri business ya moto, ntabwo ari assurance gusa, ubwishingizi hari n'ibindi, hari n'andi mafaranga bishyura ni nko kugura icyangombwa cy'akazi bakora. Nicyo cyangombwa nimba ari cy'umwaka, urumva ni turasubira hahandi. Nimba warahaye umuntu cyangombwa cy'umwaka agakora iminsi iri hasi ku mpamvu zitamuturutseho, ni impamvu twese tuzi twumvikanaho, yakagombye nawe kubarirwa ku buryo ibyo bintu byose yishyura, haba amafaranga yishyura muri RWA, haba n'ibindi byose nk'uko ku misoro byagenze. Mu misoro baravuze bati utarakoze amezi aya n'aya ntajya kudeklarara ayavaneho, kandi abantu barabyishimiye. Nibaza ko ari ikintu gikenewe gukorerwa ubuvugizi, noneho abamotari nabo bakabyungukiramo. Turamushimiye Teddy Kaberuka, umusesenguzi mu bukungu. Nawe uduteze amatwi, wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri 0787 58 14 11 cyangwa se kuri 07 28 02 82 32. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter, wandika Ejo Youth Echo bifatanye. Mu Rwanda hari abakora umwuga wo gutwara abantu ku mapikipiki cyangwa se moto bazwi nka motari 1600. Babarizwa mu makoperative 82 ari yagize ihuriro ryabo ryitwa Ferwakotamo. Mu mujyi wa Kigali niho habarurirwa abamotari benshi, kuko habarurirwa basaga 26,000. Mugenzi wacu Noel Manishimwe yagiranye ikiganiro kigufi na Ngarambe Daniel, umuyobozi w'impuzamahuriro y'abatwara moto mu Rwanda Ferwakotamo, maze atangira mubaza icyo bari gukora ku bibazo by'abamotari muri iki gihe imikorere yabo yahungabanyijwe na COVID-19. Ni iki muri gukora ku bibazo by'abamotari muhagarariye muri ibi bihe by'icyorezo cya COVID-19? Icyo turi gukora nuko abamotari cya mbere icyorezo kigihari, icyo turi kubakangurira nuko bagomba kwirinda COVID kugira ngo taza kugaragara ko twagikwirakwiza, cyane yuko abamotari buri batwara abantu benshi, bahura n'abantu benshi batandukanye, birasaba kugira ngo amabwiriza rero twashyiriweho yubahirizwe yose. Abamotari muhagarariye rero ni bamwe mu bagizweho ingaruka n'icyorezo cya COVID-19, bamaze iminsi myinshi badakora. Muri kubafasha gute guhangana n'ingaruka imikorere yabo yagizweho na COVID-19? Turi kubakangurira ibigo by'imari, turi kubakangurira ibimina, uburyo umumotari ahariyo hava akagera agomba gutangira kwizigamira, kugira ngo ejo nahura na cya kibazo nibuza avuga atari ubwizigame bwanjye buraha, reka ngende bumfashe buntabare. Ariko mu by'ukuri babonye ko kutizigama hari n'igihe ipine isaza ukabura yo kuyigura, assurance igashira ukabura yo kuyigura. Ibi byose izo ngorane barazibonye, ariko tunashimira ko n'igihugu cyacu cyagiye kidufasha kitworohereza. aho RWANDA yagize igihe iduha kigera nko ku mezi 2, abamotari bafite autorisation badafite autorisation bagatwara. Hari n'abandi bagiye bagira litiro za essence baduha, ku buryo abatari bafite aho bahera bagiye babona aho bahera. Ibyo byose n'ubufasha bwagiye
bagiye buza. ubwo bufasha bwarahagaze ubu ngubu noneho abamotari bari gukora bishyura ibyo basabwa byose, kontorore, ubwishingizi byasubiye ku buryo busanzwe n'ubwo icyorezo kikirimo. Ubwo bufasha bundi ntabwo kuko ubu akazi baragakora, barakorera amafaranga, ibibazo bafite nibyo abandi bose bafite, ntabwo rero bo bajya kuba umwihariko kandi nabo barimo bakorera amafaranga, ahubwo twabashishikariza yuko ari ugukora ariko bibuka ko bakwiye kwizigamira. Arakoze Ngarambe Daniel, umuyobozi w'impuzamahuriro y'abatwara moto mu Rwanda Ferwakotam. Nawe wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe, urugero cyangwa inyunganizi kuri 0787 58 14 11 cyangwa se kuri 07 28 02 82 32. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo. Shuti bakunze b'ikiganiro Ejo, tugeze noneho muri wa mwanya wo kumva ikinamico Sigasira. Turagaruka mu kanya dukomeza n'ikiganiro. Iyumvire igice cya 23 cy'ikinamico Sigasira. Duherukana Fisa atakiranye na Mukesha katakibona uko akurikira amasomo ye kuri radio kubera inkoni isahora mukubita, ariko kandi Mukesha yiyemeje kumugurira imyenda we na mushiki we Madudu. Bimeze bitubu wicikwa. Ese ubwo ugiye n'inkweto zanjye Kayite? Niza ntabwo nzitinda na mama, nukujya mu isoko gusa, nahava nkajya gusura undi mwana w'inshuti yanjye twigana nkahita ngaruka. Ese Meto, wowe kundeba cyane? Ubu ugiye muri izo ngendo zose nta gapfukamunwa wambaye rero? Uratangiye. Twa tugabo tugenzi twawe two mu isoko nadukira, ngaka mu mufuka ndakambara ngiye kugerayo. Kuki se ugatwaye mu mufuka wakambaye? Bitwaye iki se? Wakaguze kugira ngo wishe utwo tugabo uvuga cyangwa wakaguze kugira ngo kagufashe kwirinda corona? Yewe, iyo corona yawe igicupuri nawe. Igicupuri? Narayirambiwe. Yego, namaze kubona ko yica n'abasanzwe bafite ibindi bibazo by'ubuzima. Rero n'ubundi aba bari mu manegeka nta buzima baba bafite. Metode aba yakabije. Ese ubundi bazaguha akazi muri Minisiteri y'Ubuzima ko mbona ugashoboye? Nyamara nyamwanga kumva ntiyanze no kubona. Umva Kayite, ugiye ugaruka yakiri kari izo nkweto nizo njyana kwa Dative. Yantumiye ngo yahishije akago. Ngaho nyumvira. Nk'ibyo birakenewe koko? Bidakenerwa. Ubwo urumva kujya mu ngo z'abandi ngo ujyanwe n'inzagwa ari ngombwa koko? Mama dore imbeba. Iri hafi. Mbega ukuntu ari urusore. Zirabasha ariko ndaranziteze. Fi. Karame mama. Ngaha mbari indi myenda tujye mu isoko. Ariko turajyana na Madudu mama. Oya, Madudu atadukerereza kubera kumusunika mu kagare kandi nta nagapfukamunwa afite. Niba tutajyana na Madudu nanjye ntaho njye. Wa muhungu, mushiki wawe wagira ngo sinzi icyo yaguhaye. Ngaha muzane tugende. Ariko rero turabanguka. Isaramutse dutanze mu rugo noneho nitwamukira. None se aragenda atambaye agapfukamunwa mama? Ko mwaguze utwacu gusa yo mukanga kumugurira ngo n'ubundi nahajya ajya. Ibyo ntibyari ngombwa kubinyibutsa mwana wanjye. Gusa ntacyo ndaza kukamugurira muri babandi baducururiza ku muhanda. Shankusi wazamuye volume. Aka karirimbo kararyoshye pe. Wakazimya ahubwo akaba ari njye kuririmba. Wowe uzi kuririmba? Biki? Reka mbikwereke. N'ubundi ngo nta foto nta cyabaye. Nabibwiye hose ko ngukunda. Agira ngo ndashyenga baratwenga. Maze urabizi cyane. Sheri mfite impano nakuzaniye. Fora harimo iki? Umutima wawe. Nase urumva ndi kugenda nta mutima mfite nk'uwo. Oya, cyatse kuvuga ko impano iruta izindi nkwifuzaho ari umutima wawe. Ukankunda cyane, nanjye nkagukunda cyane. Iriwe. Musi. Nikanko. Yesu we, ni Metode noneho ndapfuye. Baho njye munsi y'igitanda. Kayite saradagazwe. Aho Metode namenya ko mushiki wari ukundana na Nkusi ufite virusi itera sida haracura iki? Naho ubutaha. Reka twese hamwe dusigasira amagara yacu. Ntaba ari nge cyangwa wowe ukwirakwiza COVID-19. Ngayo nguko. Nyuma y'ikinamico Sigasira turagarutse. Agace ka none kagusigiye iki?
twandikire kuri 0787581411 cyangwa se kuri 0728028232. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi, ni nayo mpamvu muri aka kanya nakiriye mugenzi wanjye Christelle Wikeza ugiye kutugezaho ibyo mwatwoherereje uyu munsi. Ikaze Christelle. Nikoro rakoze rero bakunze b'ikiganiro nanjye ndabasuhuje. Ubutumwa bwa none reka mbuhere kuri John uherereye mu karere ka Rwamagana aho yagize ati abakoraga akazi k'ubumotari bakwiriye gushyirirwaho ikigega cyihariye cyo kubagoboka. Uwo mahirwe Georgette uherereye mu karere ka Huye yagize ati abakoraga akazi k'ubumotari imikorere yabo ntimeze neza bitewe n'igihe kinini bamaze badakora. Icyakorwa ni ukubagabanyiriza imisoro bakabanza bakiyubaka neza. Dukomeza Harerimana Jean Paul uherereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana yagize ati ntibyoroshye pe gusa mu guhangana n'ingaruka abamotari bahindura uburyo bakoreshagamo amafaranga bizigama bagana amashyirahamwe yo kubitsa no kugurizanya kuba bishoboye batekereza n'indi mishinga bakora yunganira akazi bakora k'ubumotari. Theogene Gasasira yagize ati abamotari mu guhangana n'ingaruka bari guhura nazo batangira kwizigamira nubwo biba bitoroshye kuko ni inshingano za buri muntu guhangana n'ingaruka za COVID-19. Evo duherereye mu karere ka Kicukiro yagize ati abamotari bakoresha amahirwe babonye kuba akazi kabo karasubukuwe mu guhangana n'ingaruka zabagezeho nibarushaho kunoza umurimo bongera amasaha bakora bibafashe kwishyura amadeni. Naho Uzambazimana Samson uherereye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara yagize ati abamotari nibakore cyane bizigamire mu mafaranga bakorera byabafasha guhangana n'ingaruka bari guhura nazo. Reka ubutumwa bwa none mbuhinire kuri Dusabimana Marie Devote aho yagize ati mu guhangana n'ingaruka abamotari bishyire hamwe bakora amatsinda yo kubitsa no kugurizanya bizigamire batangire indi mishinga yo kwiteza imbere ababishoboye bige n'imyuga. Nahaminiye Nikore wasubirana ijambo. Urakoze Christelle. Mboneyeho no gushimira mwe mwese mwadusangije ibitekerezo byanyu ndetse namwe twabanye mu kiganiro cy'uyu munsi. Nawe uduteze amatwi wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri 0787581411 cyangwa se kuri 0728028232. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo bifatanye. Tuzasubire ku munsi w'ejo aho tuzaba turi kuganira ku mibereho y'abangavu muri iki gihe cya COVID-19. Nshimiye kandi bagenzi banjye bamfashije kubategurira no kubagezaho iki kiganiro cyari gihagariwe na Nigena Roger, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Nitwa Nicole Giraneza, mukomeze kugira ibihe byiza. Urashaka kumenya uko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirus? Urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke, abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta? Akurikira ikiganiro Ejo. Iyo mihindagurikire rero y'ibyo abantu bakoraga isaba ko abantu bahindura navuga imitekerereze. Ngewe ko nabyumvaga ko ifata abasaza. Ubu ndi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira. Ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko mbishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho. Ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID-19. Kurikira ikiganiro Ejo kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu isaa 12 z'umugoroba kuri radiyo Izuba ivugira ku ijana ndetse na radiyo Ishingiro ivugira ku 107.5 FM. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda mu kiganiro Ejo. Agaciro k'ubuzima ntawe utakazi, kwirinda ni ingenzi jya ubimenya, mu bihe by'icyorezo biba akarusho. Menya ko korona ari indwara ivurwa igakira, n'ikimenyimenyi benshi barayikize, hano iwacu ndetse n'imahanga. Ibanga ni uko isuzumisha ubonye ibimenyetso, nk'umuriro, gucika intege no gukorora, guhumeka wumva bikugoye n'ibicurane. Wishidikanya hamagara ku murongo 114. Ibuka kwambara agapfukamunwa aho ugiye hose,
tureke ingendo zitari ngombwa tujye mu muheza bamaze kwandura korona yo yabyara icyorezo idufatanya